ziko yanjye bavuga ngo Kina Music ariyo yari yaramuzimije cyangwa nawe ukaba wabikora ntabwo nashatse kujyayo navuye naje nyuma yaho gusa ndahishije ko n'ubundi iyo ngize ibanganye nongera kwibagirwa twigisha software nyinshi zitandukanye ya Photoshop ndetse Illustrator Premiere Pro wari waraguye complete byanze injiramo urasobanukirwa niba ushaka kureba uburyo bikorwamo cyangwa nawe ukaba wabikora injira muri iyo channel baraza indirimbo Bruce Melody akwandika indirimbo akaza kugushaka bikagira naho warazinutswe zijugunya hanze ukabyanga nibyo bagize uruhare mu kongera kuvuga ngo vayo ntabwo twemera kuba hasi aho bitayerekese mu gore injiramo urasobanukirwa bivuga ko mwigeze kugirana niba ushaka kureba uburyo bikorwamo cyangwa nawe ukaba wabikora injira muri iyo channel urahita ubibona uburyo bwiza nawe wabikoramo twigisha software nyinshi zitandukanye yaba Photoshop ndetse Illustrator Premiere Pro After Effects ni nyinshi wowe injiramo urasobanukirwa ibyo bikorwamo cyangwa nawe ukaba wabikora injira muri iyo channel iyo ngiyo baje kugusuhuza uburyo bwiza nawe wabikoramo twigisha software nyinshi zitandukanye yaba Photoshop ndetse Illustrator Premiere Pro After Effects ni nyinshi wowe injiramo urasobanukirwa niba ushaka kureba uburyo bikorwamo cyangwa nawe ukaba wabikora injira muri iyo channel iyo ngiyo urabibona uburyo bwiza nawe wabikoramo twigisha software nyinshi zitandukanye yaba Photoshop ndetse Illustrator Premiere Pro After Effects ni nyinshi wowe injiramo urasobanukirwa ntumbaze uko byanjemo so ndi umufana wawe Safelo kabisa ariko muri iyi minsi indirimbo urumva izina ryawe rya Muneza I have my friend umutipe noneho isinzi mpamvu abatipe ba Muneza bose bari ababogare so hari umutipe w'inshuti yanjye bita Muneza no ariko sinzi mpamvu abantu bavuga ko umuntu umuhungu ari mwiza abantu bakuvuga ko sindi umutinganye bwo ntavuga kuri mwiza wumva abahungu beza babaho niyo mpamvu reba nihisha afite agasura kabi mu buzima so here's the thing umujene w'inshuti yanjye bita Muneza rero muri izi ntambara zarakujya muri Kongo ejo bundi I think yari majoro yagize gutya ziramuhitana so iyo mbonye Muneza rero iyo mbonye Muneza nuko ngayo nguko nta kundi kukwanga so uri umuhanga hari igihe cyageze indirimbo zawe zizira igihe zihumuriza imitima y'abantu abakundana bashyira igorora n'ibindi so the first of all ni indabo zawe nubwo utazisabye nka wa muhungu wa Dumba indabo zawe so mune Dumba ndavuganye n'ababwira ko ufite EP which is okay I mean ufite ibyo uri kugira turahari kugira tu byamabaze so the thing is ufite ibibazo bibiri ngiye bitandukanye ibihangano n'ibijya hanze turakomindura abanyarwanda babibona abanyamahanga babyumve biri hanze ngo tuvuze induru turayivuza biri hanze twavuze tuvuza album yose twayumvisha tugomba kuyibona ntabwo irangira ngo ningera ngo turafatiraho ariko tugiye kuyihiga tu mune uri umuhanga bro uri umuhanga ufite ibibazo uzamutse uri gukomoza kuri Bruce ariwe nshaka guheraho mune hari igihe cyageze umuziki wumva urawuzinutswe wawuvamo yego wigeze ugira depression kubera umuziki oya waba warageze ahantu wumva uyu muziki wawuvamo cyangwa ubizinutswe byose bikaba bishobora kugushyiraho byashyize abandi twagiye tubona bagwa hasi bakarambarara ariko ukegurwa cyangwa ukazahurwa na famiye ukomokamo wow biri ko bisobanuraho cyangwa wasobanuraho iki cyanyuma iki cyanyuma nari maze kwikomozaho ko buriya brother wanje mutoya Katia he owns Unico maze kurana n'abartiste benshi so kuva kuri Nibido kugeza ubu ngubu n'amatiza yose mwabonye ya album ibintu byose biri visuel byose n'ibikora n'umuntu wanjye tuvine imwe neza then nabashiki banjye dufite n'ubundi gukora fashion imyenda myinshi aba Vixen n'uba wayikoze and then nka lockdown irangira twagize n'ibyago gushana n'umubyeyi akazi kanjye gasa nk'akahagaze namaze iminsi ntari gukora was broke
Then turi gushutinga Mikasa, amafaranga yose twakoresheje ni umusista wanjye wayampaye. Kugiye famille yanjye iramfasha cyane, kandi usibye nabo n'aba cousins banjye, ngewe mfite famille iri supportive kandi bamporaho buri gihe so iki kintu navuze byarabaye kandi famille irabikora. Ariko si yo yonyine, hari n'inshuti za hafi baba Element n'abantu bafite ikintu kinini bakoze ku muziki wanjye, Bernard Bagenzi, ari abantu benshi cyane. Reka ndeke gukora liste naza kugira unsiga akababara, ariko hari umwe mu bahanzi bacu cyangwa muri abahanzi bari bakomeje wagerageje cyangwa wabigizemo uruhare mu kongera kuza, ntabwo mvuga ko wari waguye completely, ahubwo wagerageje kongera kuza kugufata akaboko kugira ngo wongere kuza muri comeback. Sinza kubyita comeback ko ntabwo Christopher wigeze singiye gukoresha, ntabwo ngiye gukoresha ngo kutuvamo, ntabwo wigeze uturekura completely ngo ugende burundu, ahubwo reka Christopher byivugiye. Ariko se arabivuga gute ko ngiye mfite abantu nikwerekeza wakwanganya nk'abazi kibazo cyanjye tumba? Reka nyibaze mu buryo nshaka nanjye. Nari nshoje kuko mfite amakuru yuko Christopher, impamvu ndi kubaza gutya, Christopher hari ahantu Dumba ndashaka kuza kugira ngo n'abagukurikiye n'uyu mutumirwa tuzanira nagushimira by the way babyumve amakuru yangezeho. Christopher hari ahantu yageze music acika intege completely, ariko ntibyamugendekera nkuko byagendekeye abandi. Amakuru mfite nuko yabifashijwemo, first of all yabifashijwemo nuko ari umusore uva mu muryango ufite indangagaciro. Ibyo ngibyo bituma atisanga muri ibyo ngibyo kubera umuryango. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, abajene baramwegera, ubwo araza kumbwira amazina yabo, baramwegera Dumba bamusanga ahantu ngo yaratuye Nyamirambo, basa nkaho barwana nawe kumubwira ko atagomba kugwa. Hanyuma Christopher arongera araguruka aba nguyu. So rero ibi rero nicyo kintu nashaka kugira ngo mbaze. Ayo niyo makuru ufite? Niyo makuru mfite, ariko nyirubwite urumva impamvu ndi kumubaza nshatse kugira ngo tunabimenye ni ukugira ngo ababimbwiye cyangwa aho navanye amakuru ababigizemo uruhare bahindabo zabo bazikwiye, cyangwa niba Christopher izindi kuzimo hano naha. Iki kintu Dumba sinzi niba warukizi, ariko kumva ko Christopher yaguye aho kugira ngo yihebe iyo depression mukubite disappointed, abantu bamu disappointed muri uyu muziki bimukubite hasi kuko twagiye tubona bagenzi be. We ibyo ngibyo bitewe n'uburera afite n'indangagaciro ze bigatuma atsinda icyo kintu, akongera akagaruka atarigeze yandavura. Amakuru ni menshi uzi ko yanjye bavuga ngo Kina Music yari yaramuzimije. Ibyo ntabwo nashatse kujyayo, navuye naje nyuma yaho. Ibyiwe no kuva muri Kina Music naje nyuma, naje hino cyane kuko ntabwo nashatse gusubira iyo hirya. Arabisobanura ko ari hano, arabisobanura. Ariko ku makuru mfite nuko nzi ko bajya ko senda hishi ko nubundi iyo ngize ibanga iminota 2 minongera nkabyibagirwa. Bivugwa ko Christopher bivugwa ko wari waraguye completely byanze, ariko umuntu bita Bruce Melody we na Element bikaba ngombwa ko aribo baje kugushaka. Baravuga ati ntabwo tukuri kura ngo ugwe hasi. Baraza indirimbo Bruce Melody akwandikira indirimbo akaza kugushaka, bikagira naho wari warazinutswe uzijugunya hanze ukabyanga, ariko end of the day bikarangira urugendo wongeye kurugara ko bikagenda uko. So nabo bantu babiri nashaka kuvugaho nibyo bagize uruhare mu kongera kuvuga ngo vayo ntabwo twemera kugwa hasi. Murakoze. Ikibazo ni cyiza cyane. Hari umuntu umwe utavuze nawe bigizemo uruhare runini cyane, actually babiri. Nitwa Bagenzi Bernard. Yarabaye bro. Nzi ko ababesha. Byarabaye man. Reka mbwiye ukuntu byagenze. Yewe nyuma urumva twarwaje mama igihe kirekire. Mama yi diabetike. Nyuma kwitaba Imana kwa mama rero, ariko urumva mu gihe cyo kuremba, ariko umuntu kujya kureba mama wawe ubibona neza ko atazakira, ubizi stages zose yari umuntu usoma amakuru. Byageze ahantu nyine ubona ko nyine ari she was dying. Ubwo rero mva muri mood nazanya muri studio ngo biri no kunsakuriza. Indirimbo ya nyuma nakoze mama ataramera nabi ni indirimbo nakoreye Lil G yitwa Like a Queen, ariko Lil G yaje kunsaba collabo. Nyumvisha akaririmbo ke sinagakunda, nambwira actually kugira ngo dukorane indirimbo birasaba ko ari ngiye uyandika nkayikora n'ibikinisho dukora na Made Beats. Nuko nyuma rero bitangira kugenda ukuntu nkora indi ndirimbo yitwa Breathe nafatiranya Kamutu turi kwa Boba, nyumvishije beat itatu ikora
nyuma rero biranga numva ntabwo nshaka gukora music. Umuntu yitwa Bruce rero akambwira ati man ugomba gusohora indirimbo, ngo ntabwo nshaka gusohora indirimbo, ngo ugomba kuyisohora. Icyo gihe afite Katerina ikiri nshyashya. Unfortunately nta ndirimbo twakoze ngibe successful, ariko nyine icyo gihe ariko nyine n'umuntu nyine wabaga ari kuza yambwira ati bro ndashaka ngiye guhangana kandi n'uwo nshaka guhangana nawe. Nuko yakubwira Bruce nyine afite kunara aggressive, ni ari kugusupportinga, ari kuvuga ati ndashaka kugusupportinga kugira ngo turwane. Ambwira bro ngiye kwirwana na kabisa na byo numvaga nshaka gufata nkabanza nkongera nka feeling music, kandi kuko icyo gihe narabananiye dukora indirimbo sinanazikunda, bako numva byari bimeze nko kunsunika na made beats bivaho na Bernard bishyiramo ingufu nyinshi cyane, azambwira mbabarira tugende tujye muri studio. Noneho rero atanga no gusoka utuntu kutu article tuvuga kuntu Christopher yazimye, kuntu bitazasubirana n'ibiki. Ariko ngira kumva turi gusoka nkumva nitubi, nafata gitari nkumva nahimba ibintu, nkumva abantu guhangana nabo ntabwo bigoye tu. Harakarimbo kasotse kabi cyane kandi kumuhanzi nashaka kuvugaho, aragahipinga ndavuga kamera ntago ibintu byabigeze hano ndavuga mbwira Bernard ndamubwira ni I think noneho ndi tayari kujya muri studio. Ahita ajya kuvugana na Nopja kugira ngo Element twone ntarahura nawe, gana na Nopja panga aradufasha cyane. Abantu bro muri Christopher Gift mukomeze muzimuhe, ibi nibyo mba nshaka, gift ziba zikuye abantu nk'abo. Element nyene ntarahura nawe, ariko nyine Nopja turahura turaganira. Nopja nawe arambwira ati niba ugiye kongera kujya muri studio, urumva ariko byabaye viral, abantu bose bari babizi ko nanze kujya muri studio. Hari ukuntu rero nigirira abafana cyane cyane b'abahanzi, bahanzi rero bakaziga amagara tuba bari kweri ushaka kuntu bigenda wapi man, atari kuzi kuntu haba hahiye no, ariko nta mood. So njya kwa Element karaza araga petit gafite ibinyabupfura byinshi, karaza ducaying indirimbo imwe. Christopher buretse gatoya ngo tuye Element buno munsi, icyo kinyabupfura urimo uravuga shwida. Element cyane inshuti yanjye nuko ahubwo okay eka turaza kubigeraho. Element araza n'ibinyabupfura byinshi, ariko ndabanza mubwira defo ngiye ngira muri studio ambwira bro sinjya mfa kunyurwa, ibi kintu cyo kigomba kuba cyiza kandi cyane, so ari cyiza cyane nibwo yabyaze kuri defo, ariko ari cyiza gusa so nari kumbwira excellence bigomba kuza mu bintu. Ambwira ati nanjye niko nkora, nyereka production y'ukuntu abantu bagiye gukorana nabo, ukuntu byagiye bigenda. So kigiye dukora mikasa, ariko no dukora mikasa Bernard afite ubwoba, ari kumbwira ko ari kumbwira ati sasa rero comeback ishobora kuba kubera indirimbo imwe cyangwa ebyiri cyangwa album ebyiri, atari kuba ifite abantu n'ibiki. Arambwira ati actually kugira ngo ibintu binagende neza ukaduhamagara Mico the Best. So Mico the Best ni mu bantu banditse kuri mikasa. So actually ikintu ngiye cyamfashije gukora comeback, of course harimo kudaheranwa n'ibyo byose byari bimaze kuba mfite supporting system nayo iri supportive cyane, ariko n'abantu ngiye nakozwe n'abantu, yaba mu kuza kwanjye na comeback nakozwe n'abantu. So abantu rero nyine bari baraterateranya baravuga bati ntabwo twabyemera ko ibintu bibatu nta nubwo bava muri music. So urumva harimo Nopja, harimo Bernard, harimo Bruce, harimo Element, akaza muri n'abasore yakamo Made Beats, akamo Medi, akamo Li Click. N'aba Medi bakuri inyuma. Medi kabisa n'umuntu ansupporting, akamya bro bimeze bite? Akamya no, this it's just a feeling, just give it time and see. Bose bari babiri inyuma kabisa, ku buryo nasohoye indirimbo iri ready postingwa n'ibihanganje byinshi nyine byo mu Rwanda. Tangazamakuru naryo abantu benshi twabanye neza, ariko nyine nago nabara abantu bose babigiye inyuma, ariko
it's a whole almost the whole industry. Ariko ayo mazina mentioninze niyo ya mbere yabikoze. Wamenya amakuru, watumenyera amakuru ya Meddy ko ari inshuti yawe na Shafi ndabona uri kumwe nawe menya yayazanye. Amakuru ya Meddy atatangaje ndinde kuyavuga. Na Meddy na mu buzima bwawe se ho ubuni nkunda The Ben cyane. Mu buzima bwawe na ahantu The Ben wahuriramo ko numvamo Meddy nkumvamo Bruce Melody. The Ben na ahantu aziramo mu miririmbire yawe cyane na comeback cyangwa icyo ari cyo cyose yaba ni no Ben rero kigiye nago Ben ahubwo we ahantu yazi we yamfashije vuga ni mukuza kwanjye like muri breakthrough. N'umuntu wa making sure ko akambira abantu no kuvugisha actually yaranyandikiye ariko Ben rero yandika agatandika n'ibintu byinshi kavuga ntabwo umustar kameme yaba free gutya nsidamenya neza ararondogora bakita kurondogora. Ben rero yaramfashije cyane gukora breakthrough kandi no akamfasha njyewe atari gufasha ngo lebo n'abagama. Yeah, so kambwira kuntu ibintu bigenda nigeze no gushaka ngo kubanza ngo kwiga arambwira ati wowe warasaze urajye kwiga se ngo uretse umuziki muri free time yawe uzajya ukora iki ngo ndirimbe gusa minota ingahe bikorane no Dumba nzabura muri Godfather iyi telefone ngiye kwikoresha. Okay. Yeah. None se akabazo k'amatsiko ncishamo kanyaruka nayo umutego ugwemo Ben na Bruce Melody watwara nde? Bro, izi stuff sinjya nzitatininga nago nta number 1 gute na number 1 na artiste buri wese afite icyo kundirwa urumva na bose n'inshuti zanjye bombi number 1 gute man buri uzuko urabona ikadufata umwana X uzamutse ejo bundi ushobora gushaka ikintu arusha Christophe maze imyaka kumugana na Shafi ngo 60 ukakibona. So icyo kintu ntabwo nigeze nyitatininga ndabona narababwiye I don't think you should have done this kubera ko muri kwica amazina yanyu kandi n'ubundi bazo gukora concert batabigize intambara n'ubundi ntago Bruce asanzwe yuza iriya ball wenyine Ben yuza wenyine. Bruce yaramunaniye hari muri covid sinayiririmbyemo ntumwiteho n'umunyamategeko ataza kuzana amarangamutima ye. Dumba nari ngifite ijambo nari nkibaza Christophe ikibazo cya nyuma se mubaze igihe se ko mufite ntabwo nsika Tofa ugira gutya abandi bahanzi niki nuwe mwihariko nk'umwana w'umusore nk'umujene urimo kwiyubaka tubona abantu benshi bafite inzozi zo kujya kuba mu mahanga abagira muri Amerika bagajyayo. The Ben yaragiye aratoroka ufite abantu bose abakubanjirije bose bagiye muri Amerika baratoroka ndetse nabo mwaziye rimwe n'abari inyuma yawe. Social muri yagiye mu Bubiligi ageze ashaka kubigana atorokera mu Budage agezeyo ajya gukora mu kabara mu kubita icupa agiye kwifuza atanze mituweli biba ngombwa ko bayanga ahita ataha. Wagize gutya Christophe nkubona muri Amerika tubona igihe kiragera urongeye ufunze imizigo yawe uratashye. Christophe niki kiri mu Rwanda cy'umwihariko cyatumye utajya gukora amafaranga muri Amerika nk'abandi bagenzi bawe bakubanjirije nakubarira nkagera mu bantu barenga 20 na bagiye bafata nk'uyu muziki bakawugira visa ibatwara bakambuka bacarira n'ura babona bagaba umutari bari muri ntago nakurondorera amazina abaje nyuma yawe abaje mbere yawe ntawagiye ngo agaruke byagenze bite niki nuwe mwihariko niki kiri special wabonye tagomba gusitira mu rugo tagomba kugisiga ukavuga ngo nzasubira i Kigali nsubire i Nyamirambo kagera muri Amerika ukagaruka? Ubundi rero nje ndi patriotic cyane nkunda igihugu cyanjye bimenyesha iki patriotic nkunda igihugu cyanjye umuntu uri patriotic ni umuntu ufite urukundo rw'igihugu. Okay. Kubera nsoma n'ibitabo byinshi by'umuco ibintu byinshi kuntu bimeze ariko
iyo hari urwego ugeraho rwo gukunda igihugu ukagera ukagitekerereza ukavuga uti nk'ubu ngubu abantu bose bashaka kugenda, ubu ngubu abantu bose babonye visa mu gihugu hasigara monde, you know, kandi noneho ahantu tuba dushaka kujya biriya bintu byakozwe n'abantu kandi natwe turi abandi. So rero I think this is the right time ko twumva tuba hano. Iyo umaze kumva ahantu ari mu rugo, buriya kugira mu rugo ni ibintu bikomeye cyane, no muri Bible uzarebe abantu badafite iwabo bataha bava muri za muri Israel bataha, you know, kugira mu rugo niyo mpamvu habaye urugamba rwo kubohora igihugu kugira ngo abantu bagire mu rugo. Kuba rero ufite mu rugo ntumve ko ahantu nyine ufite uburenganzira, ahantu uri connected, ahantu mu rugo nyine. So mba numva ntahava, ahubwo ibiri hariya byiza bituma abantu bajya kwirukira, nkumva kucyo nshobora kubikoraho ngiye nabizana hano, you know. So rero nka bumwe mu bantu babikoze, niyo mpamvu ntago nahakorera ko ntago ibintu byose bimeze neza, ariko at least ndashaka kuba umwe mu bantu bazabifixa hanyuma generation zindi, ahubwo twazaga natwe twabanga bashaka kuza bagenda. Nagiye muri Canada navuga ngo naragiye burundu, nagiye muri actually hari nubwo ngenda simbi post nka Dumba subizi ko last year nza nta muntu wari ubizi ko ndi muri Canada. Yeah, ariko nyine aho babimenye bakavuga ngo ngo ntagazagaruka, no hari igihe bivuga ngo ntagazagaruka kandi bakabivuga noneho nageze mu Rwanda. So ntago nkunda kuba hanze, Imana ibimfashije impaye umugisha neza nkuko nayo usabye yawumpera hano ndi hano mu Rwanda kugira ngo njye hagire n'abandi banyarwanda ba benefitinga. Sinzi ngo dufana niba afite ikindi kibazo, ariko ngiye reka nkomerezaho. Niki cyagukuye muri Kina Music? Kose ndumva ko ngiye kurangiza n'ubundi kubona ndi ahantu hihishe, wambabariye garamfurere nkabaza icyanyuma. Sawa rangiza, ariko icyo gihe cyumvise Icyanyuma ntabwo ndi butinde. Kristo, ejo nabonye ikiganiro wakoze, niba ari ibyakira niba ari ibya none, ariko I think ni vuba, uvuga ko uri single. Ibivugwa ko ibyo byose n'ikikugarura mu rugo ari urukundo rwagusajije, ukundana n'uwo wowe wita ex cyangwa navuga ko batagikundana. Umukobwa w'umunyamakuru kuri televiziyo Rwanda Abera Martina, bivugwa ko mu bantu cyangwa muri twego tuvuga ko byarangiye mutagikundana, ariko amakuru agera ku Kasamutwe akambwira ko ahubwo ari bw'urukundo ruri kugurumana, ariko mwabyimye itangazamakuru, ariyo mpamvu wanze kumusiga inyuma, ariyo mpamvu utazibukira ngo musige inyuma Martina ko mukiri mu rukundo, aho mwashatse kwivana mu itangazamakuru, ariko urukundo rwanyu rukigurumana. Nibyo uracyakundana na Martina, umukozi wa RBA? Kibazo ariko kibajijwe nabi. waje akibaze gute? Kibaze nte? Ariko mbaze no tubikundana atambaje niba twarakundanye, niyo byagakwiye kuba byarahiye. Gukundana mwarakundanye? Ariko oya. Burya ahubwo uya mukobwa mushobora kuba Christopher, mushobora kuba mutarakundanye ariko mwarakoze ibindi bintu. Barakundanye. Ya twakoze ama interviews. No. Barakundanye. Christopher, mwakundanye mbere yuko akundana n'uriya musore umwe wafunzwe, agafungana na mugenzi we, amakuru bakwanya afite, agakundana na mugenzi we, umukobwa yabasuye akagwa mu nzu, umwana w'umusirikari. So gukundana na Martina mwarakundanye, urukumva kuba mwarakundanye n'igihe wazaga muri Amerika. Wenda okay, ntabwo mbihamye 100%. Nibyo biganira, ariko nabyo yabitubwira ibyo baganiye. Ariko okay, ariko numpakanira nka nyirubwite ndaza kubyakira tubyite rumors, ariko ku makuru yariho kashe nuko wari muri relationship n'uriya mukobwa. Erega kuba byaravuzwe ibyo ngibyo ndabyemera. Hanyuma I think n'impamvu byavuzwe nabyo nshobora kuzemeramo, ariko ntago ngiye nigeze njya muri relation n'uriya mwana w'umukobwa. Ntago nigeze njya muri relation. Chris, karibu ku mihanda. Imihanda ngiye nyihoraho njyewe
hari ukuntu rero nyanshishika abantu bakagira ngo nshobora kuba offended cyangwa ngo nuko ndi unbothered ibintu ngibyo babivuze ntabwo njya kwisobanura cyitse ngo gutya muri n'umuntu akabizanaho we can talk about it ariko iraze mean ko mba offended ngo mvuge ngo numve nabuze bamwirwa no ntabwo twakundanye hano basaza ngo barakundanye no mbwira Kristo mbwira Shafi mu magambo abiri. Shafi ni muntu ki kuri wowe? Shafi ni umuntu nabanje gupinga ariko ngiza gusanga ari umwana mwiza ntari birye. Shafi niza kubona mwarahuje ni umwana mwiza. Okay, Shafi mu magambo abiri, Shafi ni muntu ki uramutse umubwiye abantu? Ndumva urakoze ntabwo nongera kubaza. Ikibazo nyuma. Shafi turapingana ariko ni inshuti yanjye. Kuntu ateye rero ni akomana bro baga kibagereka kugisigiramo nta kinyabaga. so ni inshuti yanjye ni inshuti yanjye cyane ku buryo byarenze n'inshuti kajya no muri famille. Umuntu uvugana na mama we nawe uvugana n'aba siblings banjye ni byarenze bisanzwe. Hanyuma rero nyine akaba muri industry buriya dufite kuntu Shafi phone yanjye kuzima genzanira charge tuma umukozi wawe muri industry. Nakubwiye niyo mpamvu nicyo kibazo cyo gucumbika wajya urentinga uretse gato Shafi bari kumwe. Shafi yacumbitse kwa Kristo. Shafi nkubaza akantu niba ntacyo bitwaye. Shafi acumbitse kwa Kristo ntabwo afite aharara. Oya ntabwo yahabura. Arara mu ntebe. Kristo twereka intebe Shafi araramo. Hano dufite ibyumba bihagije ntabwo abashyitsi barara ku ntebe. Ufite igitanda wamugeneye? Erega ntago ari kuba hano ni ukubera ko ari mu cyumba ni ukubera ko ari hano nyine ubu ngubu ari mafite studio n'ibikiso arahakorera. Akaba Chrétien nawe ukora amavideo ni nawe wakoze Serela nawe bari hano. So hari ukuntu rero mu buryo umwe cyangwa ubundi nyine abagomba kuza hano kenshi. Umva ngo badashaka kubaza ngo ikibazo. Wagwan Shafi iyo ntebe ya Christopher nayiryamye mirahanda. Ariko najya negamo utuntu tw'udukwasi. Shafi. Yo. What's up? Wagwan. Yo, he's a good father. How are you doing? I'm doing good, bro. Meze fresh. Body father tamanye ruzungu Burundi. Kasia buroro. Ni ikibazo ari. Ni ikibazo. Shafi. First of all, grazie Musa. Pole sana kabisa. Pole sana. Ya ntabwo bibaho komera cyane uri umuntu w'umugabo. Life man. Ikibazo kimwe nshaka kubaza ariko kiraza kuko offendinga mo gatoya reka nisegure. Hari icyo bitwaye uri free cyangwa wakwata ikibazo cyane? Nta kibazo. Menu umuceri. Shafi byavuzwe kenshi birenze rimwe. Bivugwa ko hari ukuntu urukundo rwawe ruba rwinshi rukarenga Arisi utureba ariko ukabashobora no kureba Dumba ukamureba kana ko mu jisho. Ngo nanze kuvuga amagambo amazina yabo. Ibyo bintu ukuri kwako kwaba ari ukuhe? Hari amashusho yabo yasohotse amafoto asohoka uri kumwe n'umwe mu banyarwanda kazi babaga muri Amerika baje kuza mu Rwanda ho bita Eric Semuhungu Goregore. Bivuga ko mwigeze kugirana umubano wihariye. Shafi nibyo uri umutinganyi? Okay, none reka mbaze ibibazo bibiri. Shafi umwana w'umusiramu n'ababara. Musa uransubiza ubabare kandi n'abadikristo. Shafi umwana w'umusiramu n'ababara. Ntacyo. Ikibazo cya mbere. Yes sir. Semungu si umuntu wese bamunanye mu ifoto bivuze ko nyine aba ari umutinganyi cyangwa oya
akunda abagabo. Oya ntabwo ari byo, ariko impamvu ndagusobanurira impamvu byagenze uko nuko nawe mu kububaza kuko twaramubajije nko mu mwaka ushize natekereza ibintu warabyumvishe. Eric yakubisaga twenga risetsa ntiyahakana ko ari umubano nyuma aza kuvuga ngo ni umubano usanzwe, ariko agaseko ke kadusize muri KSS. Urumva? Oya. Ariko none ibyo Shafi ibyo ngibyo bigaterwa no kuva twakumenya nk'umusore wakunzwe n'abakobwa benshi, kuva wasohora akabanga. Ndibuka abana bo muri Ottawa, abana twari duturanye muri Ottawa bateruye ingutiya bazikubita ibicu batuye umuntu nuwahe ko dusaze. Ariko Shafi kugeza amasaha nturatugaragariza umukobwa mukundana. Christopher nguwe impande yawe muri video nk'itabaja. Urumva? So kubana ibi bintu iyo muri video ndi kuririmba indirimbo nkoresha abajama muri video. Reka kuvanga akazi n'ubuzima bwawe. Bamara nkoresha umuvixen n'umujama. Oya. Okay, ngaho dushirireho umuco musabi, dushirireho umuco hanyuma dukomezanye na album y'Umusanze. Njyewe ukuntu nteye, I think ndeba abantu mu buryo buri human form, ntago ndeba imyumvire, imyemerere, preference n'ibiki. Njyewe nkunda abantu muri in general. So ariko tukaba dufite ikibazo cy'uko nyine urungano rugari dukorera umuziki nyine hari ukuntu bashimishwa no gupushinga amagenda atariyo. Yego. Dore ko njyewe kuba naratangiriye umuziki muri diaspora nari hano mu Rwanda, abantu benshi nyine ntago bari banzi, so byari byoroshye gucreate nyine ibintu by'inkuru bidafatika kugira ngo bagire ikintu nyine bansanisha nacyo, you know. Nta kindi kibiri muri ibyo ngibyo. Njye muhungu ukuntu twanamenyanye, radio yitaba Imana, the legendary. Nabonye ari guposta kuri Snapchat utuvideo twe dusekeje, mfata screen record ndabipostinga. Abantu nyine urabizi Mungu nyine ukuntu yimereye n'umusazi. So abantu baza kunyandikira bambwira ngo ndi kumubulinga kubera nyine ukuntu ameze cyangwa turi kumuseka. Uzi ko akundi bavuga ngo you're not laughing with someone, you're laughing at them. Yeah. So shaka nyine kugira ngo homophobic. Yeah man, so nyine mbirika ko nta kibazo ngiye mfite kuri Mungu, ni umuntu nk'abandi, ni umunyarwanda nkanjye, you know, ni umuvandimwe. So ni muri ubwo buryo nuko abantu babifashe nyine ukundi nta kindi. Umwana w'umusiramu narimba iyo sanga umutinganyisha narimba wese kuri umutinganye nturi umuyisilamu Dumba. Astagfirullah Shafi, astagfirullah. We nturi umutinganye w'umuyisilamu. Astaghfirullah. So Shafi ntabwo twaba batinganye babiri mu idini. Shafi ariko urumva ntabwo iki kintu ntabwo iziruma ziturutse kuri God fata byaravuga ahantu hose. Ushaka kuvuga iki men? Dumba ushaka kuvuga wavuze ko ari umutinganye ariko ntabwo ashaka undi muyisilamu waba umutinganye nkawe. Ariko ari umuntu w'umutinganye izina ry'abasilamu hano. Izina ry'abasilamu. Inde. Njyewe narabyemeye ko ndiwe wariyakiriye. Nariyakiriye. Rero Shafi ibyo bintu urimo uragenda wibuzabuza birakureba. Reka mbigusigire wowe kabisa. Reka mbigusigire ngo twaba babiri. Njye nigumire kabisa kubana. Ntabwo tuzakwerukaminga nugaruka muri LGBT uje gufata amafaranga. LGBT ABCDFG. Uracyafite question za mureke kira debate n'abantu me. No, nani Shafi. Abonye yanjye none nasha iki kintu cyawe uragakindya. Iki kintu cyawe uragakindya nshaka kuzakibaza Shafi. Urumva? Nshaka kuzakubaza iki kintu kuko urukumva ibintu byagiye kuriya mbere buri harumuntu nanjye burameze nk'umuntu mfitemo ukuntu meze mfitemo ibisazi mbere nabanje kutakwiyumvamo nyine nko barabatse wewe nigati gatuye ati yaturukaye, ariko none bakanabwira ko wiyemera wirata, ariko nyuma nza gusanga ntari biryawe arantu bigeze kunyura gutya nsanga ntari biryawe uri umuntu muzima. Urumva
ariyemera se n'uwuhe hit ebyiri oya no bro shafarakoze kuva afite hit ebyiri izo yabafite zose shafarakoze Dumba iyi industry mazimo igihe gito ntago wamenya uburejande bwanjye you've been Dumba here for cyari 15 mushaka years ufite ibintu byinshi byo kwiga sawa nyine Dumba, thank you so much. Thank you. Nani, Shafi, thank you, big man. Oh, yo, bless up, man. thank you god Tofa. muri aho ngaho Bakira interview yawe, man. nta kintu Christopher nta kintu uvugana n'umuntu ufite hit ebyiri Then ndashaka kujoininga nanjye mbaze uyu mujya mu bibazo. Oya. Munyemvite. Dumba, ntukafata underground ngo uze n'abastari. Thank you so much. Uyu musano ubeshya imyaka ngiye mu kubita ibibazo, man. genda mu cyumba ugaraba Hari umuntu uri kumbwira ngo waretse ngo umuziki kuri uwo muyisilamu koko. No? Haram. None se ibintu abantu bakora amafuti menshi nibo bakunda kugira inama abantu cyane. Warebye ibyawe, warebye life yawe ugakora iby'ubusiramu butegeka. Nanjye nkamenya uko nimenyera ibyawe. Ngojya guteka. Ari kureba mu nkono yanjye iyo iri gushirira. tawanye Tofa nagaruke. Yo, bless up, man. Genda giye. urakoze cyane Uri stable ndabibonye. Christopher ntukazagirira abantu bananiwe abantu bafite hit ebyiri mu bantu Oya, urumva taturi hariya sinzi umuntu avuze ngo ibintu byo kuzamura abana ngo nazamuye bandi dore nguyu dore nuri ngimba ndi kuzamura by the way mfite abantu benshi nagiye ngira uruhare mu muziki yabo nuko ahubwo ntakunda ku ama credits ngo bambwire ngo Shafi ndagusora so nuko nakunda ama credits nkunda gukorera ibintu inyuma niba ari umuntu mfashije nyine nkamufasha we akana benefitingaho ikintu kiri cyawe ariko nyine nta kumvuga ntabwo numva ari ngombwa no kumishoninga amazina usibye nka Shafi nawe baje hano ari givuga uti kugira ngo abantu bakunda ibihangano byanjye batanyanga on one go reka ntanga ibintu byose mfite hanyuma nana profite introducing new things that I can do abantu batari bazi ariko nanone bitagiye muri risk zo kubura numbers. Jewe iyo ni purpose ya album. Ikindi nashaka no gushowing off mu kidogo nko nabibabwiye kugira ngo abantu batazongera gupfa kungereranya n'abantu tarenze. ni iyihe ndirimbo iri kuri album wumva ko ari indirimbo wowe yakoze cyane cyangwa yagukoreye cyangwa abantu bakunda indirimbo wumva ko nyine iri precious kuri album noneho nurangiza kuyitubwira unayituririmbiremo sasa kuri album indirimbo zose uko ari 9 byarananiye wumva twahisemo indirimbo 9 kabisa za hatari. I think navuga nka ndicuza navuga soko gipizuga zose ndicuza belong to me. Ndumva navuga ndicuza belong to me to us. Ese nanzaza n'amasambo ko ari sawa ingiye kamitemo uturirimbiremo nzaza ako gitari yanjye rero ufite gitari nukagenda mumureba araje ni mwiza mu Rwanda mumureba arasa n'akazuba numpamagara nzaza nimugire ibirori nzaza nimwibaruka nabwo nzaza mama we nzaza
Shafari muri comment yateye akavuyo. ase n'iki kivuye none mu mwaka telefone Telefone iri mu maboko ataraye. telefone iri mu maboko atari meza. Shafi n'inkubaganyi mbuze kuntu watonda kamera man ibintu si ibyanjye wowe gumaho ni wowe dushaka. dore ahantu hari Dore ya ntebe nakubwiye, dore ya ntebe sinababwiye abanyarwanda akazi ko Shafi baba bamucumbikiye mu ntebe. Uriya si we Shafi niba bamucumbikiye mu ntebe si hariya ari. Nabi. Shafi avuye kwa Christopher koza imodoka ahise agenda kuryama nijoro aho agomba kuryama. arushe ahise ajya kuryama Ahise ajya kuryama. Promotion ntabwo uri umuntu ukunze gupromotinga kwiruka inyuma y'umuziki urimo urapromotinga nk'uko wavuga ba Bruce Melody bajya babikora. Most of the times umeze nka ba Meddy ukuntu bakoraga indirimbo wayitaga hanze ikijyana uretse ko nyine n'ubundi wabaga waririmbye neza. Kubera iki ubu ngubu wumvishe ko bikenewe ko wakora media tour? ibintu byarahindutse ikindi nari maze imyaka myinshi nahura n'abantu. I felt like I had to do it kubera not only for me or for the promotion but also for my fans, you know, bakamenya wa mugani ngo mvuga nte mbyumva nte numvaga ari ibintu ngomba abafana n'itangazamakuru ariko n'itangazamakuru byaramfashije igihe kirekire njyewe nta kintu mba so nanjye narabuze reka nanjye ngira icyo mbikoraho. So nibi ngibi biri mu buryo bwo gupromoting indirimbo yawe ariko giving back to the media. Yeah. Nawe umuntu wamfashe uribuka ku concert nari mfite Montreal na Ottawa. Yarazigiye pe rwose ku buryo ntacyo nakwima nanjye ngifite ikindi ari ukuntu ni hari umuzungukazi yigeze kubwira ngo ibuye rimwe ngo ryica inyoni ebyiri ngo why would you kill a bat? ngo ibuye rimwe ngo ryica inyoni ebyiri akavuga ngo why would you kill a bat? Ngo kubera iki wakwica inyoni? So wenda si ukwica inyoni ariko ni ikintu kibaho harimo n'ibintu byinshi harimo n'agakemistry ariko ufitanye n'umuntu buriya muri kuntavirenga basanzwe muganira productive. I don't think ko byakoroha cyangwa se byanaba byiza ariko iri joro n'indirimbo ya mbere njye nabanje kumenya nyine wari waririmbye na Dani Nanone. Dani Nanone ufite amakuru ye cyane ni inshuti yawe ra? Turavugana. I think yaje na hano nko mu mezi nk'angashize. None ko ubitekerezaho iki ko mwese mwigeze kuzimira rimwe mugarukira icyarimwe? Niki wabivuga? Generation yacu nta mikino twaje tuje buriya Dani Bruce ariko nino generation twaje nta blague gisa cy'inganzo gisa ni nyuma yacu. So twebwe umuntu waje akabimakinga twaje ari competition ya danger urumva hari Meddy na Ben barabanye ku buryo abantu nta kindi kintu bashaka kumva ku buryo koraga n'indirimbo ikaba instar ariko ugakomeza ukaba uri umuntu usanzwe indirimbo zikakurusha power. Indirimbo igaza King James nawe yari kurwana bigeze harafatisha ariko urumva hakaba hejuru Ben na Meddy then James of course na Knowless icyo gihe n'abasigaye bose urumva harimo aba Urban Boys ba Dream Boys nanjye na Bruce tukajya munsi ibintu tukabyanga kubi rero twavuga ko si bro atipe baraturusha kuririmba se umva turarwana kabisa ibana tukajya gukora ama audio ya fresh kubwo bwana uko indirimbo uvuga uti umuntu wakunze Meddy
nanjye aranyumva kandi arumva ndenze cyangwa se umuntu akunze Ben. So ari ukuntu rero twahuye na challenges zo kwistablishinga muri music industry. Ntago ikindi twebwe turi n'abantu nyine bagenda bakiga bagenda ukiga production, ukiga kuririmba, kandi ubizi ariko kugira ngo hatagira umuntu ukujya hejuru. Rero kubera izo hardship twagiye ducamo byageze ahantu ikigoye no gufata icyemezo ngo hano antuka ibishoboka. Uno turi n'abantu bazi kubana n'abantu benshi ku buryo nyine dufite supporting system iri strong, dufite na catalogue iri seriye buriya abenshi ndikuvuga generation yagiye mubwira mufite catalogue iri seriye. So nago rero igihe cyose washakira gukora ikintu ntago byakugora. ibibazo byanjye bimwe bigenda bitari seriye ariko nyine nka kibaza kubera abantu bakivuze bajya bavuga ko muri generation yanyu ngo Bruce Melody ni umurozi. Ese nawe ugira umupfumu? Karabaye kugira niyo mpamvu mwagarutse, rega abazima baragenda bagaherayo mwebwe mukahita mugaruka. Bro njyewe mva mubwire abantu bazimye bakagenda nuko ntashaka ko tujya mu mazina. Ushobora kumenyesha izina mbwete uyu muntu usata imyandikire ye ntiyari irenze cyangwa se imiririmbire ye ashobora no kuba ari n'umuririmbyi mwiza ariko ntagire adafite ubushobozi bwo kwihimbira. So hakaba nk'umuntu uva mu buzima nko muri kariyeri ye umwe wari umaze icyo kintu cyamuzamuraga agahita azima. I don't think hari umuntu waza ari well equipped, ari umuririmbyi mwiza, ari umwanditsi mwiza, ari umunyamuziki mwiza, umukompoza mwiza ngo byange men ntabwo byakwanga. Ndashaka birozi rero nta birozi kabisa. Ikiganiro ndashaka ko kiba nkaho kirangira dukoze, ntago twakwirirwa hano nta nubwo nshaka ko uhaguma cyane. Ibindi bintu abantu baraza kubikubariza ahandi ubwo uri muri media tour, ariko ubaye uri umuntu wakwadvisinga The Ben muri uno mwanya wamwadvisinga iki? abari codinga muri coding. Ben inshuti yanjye cyane kandi mfite nimero ye. Ntumbwire ko nta kintu ugiye kutubwira. Nta kintu nakubwire gute se kandi nagira Ben inama hano kandi mfite nimero ye n'inshuti yanjye. Actually ndi muntu duhura kenshi, n'ejo bundi yari hano muri anniversaire yanjye. Ntabwo rero ntabwo namugira inama hano man. Sorry. Ngiye mfite ikibazo nanjye. Bruce ntabwo wayimugira hano? N'abajama banyu kubira iki nabagira inama hano kandi gusa icyo nababwira bo yakwingiza uyu nguyu umugira inama. Gusa icyo ngiye nabwira Bruce na Ben nizeye ko bamenye nyine gutandukanya iriya hangana ko nta n'intambara birimo. Nubwo ntemeranyaga nabyo number one badutemo n'akaririmbo bombi. I think kakaba karenze. Iyo niyo advice ubahaye? Musabe nta nubwo ari advice. Noneho mpera Shafi advice. Shafi agiye kwiga kuririmba kuko n'umubyinnyi urumva ubyihinga. Bro uziko Shafi atazi gutera ipasi menshi. Ese uratuzi gutera abaye gute mu mahanga? Mba simbizi kabisa ariko urumva afite mama Shafi aratetesha byatari. I think n'aba sisters be ejo bundi yagiye gusari kwijuma amikanzo ngo nyimutere namwe ya bro iyaba dufite za beef z'abakristo n'abasilamu ntago nari kuguterera. Twari ko turi kurwana. Umuntu azi gutera ikanzu ni ishati ivanze ndende. Ni ishati ndende. Kiroroshye kugira ariko nyine umva agiye kwiga gutera ipasi, guteka, ikintu cyonyine azi ni ukubyina. Buriya azi kubyina?
abyina nabi ariko arabizi. Asa Byinira abantu, byinira abantu. Byinira abantu. Byinira abantu Christopher. Shafi bankubye. Byinamo. Mfite inama Bahindukiza cameraman. bajye kunoze. Nigute bahindukiza camera? Gute se tu oya reka maze ngugire inama winjijisha. Kangira inama Christopher. Cyambere ntago azi kuririmba twese turabizi nubwo mwigira nkaho mutabizi murabizi ntago azi kuririmba so abanza agende yige kuririmba nicyo kintu cya mbere. Cya kabiri ntago azi kwandika indirimbo murabizi ibyo ngibyo nabyo ibyo ngibyo ntabwo nanabitindaho. Icya kabiri niwe muhanzi wakoze amateka muri muzika nyarwanda nk'umuhanzi wambara nabi. Bro, look at me. Man, Look at me. wambara nabi bro. Oya abari fresh man. Abari fresh. Oya uriya wicara giturage Wambara nabi kabisa. uri kumubona? Kandi ku cyangwa cy'i Kigali. Oya ntacakora na si Kigali ariko umva mujye mubwiza abantu ukuri kugira ngo bamenye ibintu bimprovinga mu buzima bwabo. Ntabwo yambara neza. Urarara. Urarara Ntabwo ari ibintu man Kigali ni yanjye. This is my city. so nari mfite imbwa ebyiri imwe irapfa ariko icyumba kiri free cya Otis kiracyahari. Babonye abantu banga kubabwiza niyo mpamvu batababwiza ukuri me. Nige kwambara ntago azi kuvuga nyine muri public. Reba nk'iyi live nari ndi kuyireba yambuye nawe body 4 ntago azi kuganira ntago azi gusubiza ibibazo nawe body byataye numvaga naza nkamushikuza telefone ngiye nkikorera interview basi bikagira inzira ugikorera interview so nigi ibyo bintu wowe tuzakorana ryari interview njyewe ukanyibariza ibibazo ne nkwibariza ibibazo byawe man ni njyewe ugiye gukurikira aka kanya nyuma umva no Tova nava Tova navaho uhita umukansoringa none ngiye mpite joininga dukomeze. Oya agomba kuzagira kuri telefone yanjye atazanagira ngo utu tunambazi niwe ukoze. niwe yadukoze namba zawe ukunze ziba ziri kuzamuka kubera umuntu uzi gusubiza ibibazo. Wowe wari uri mu ijana yarari mu ijana ubageze muri 900 kubera usubiza neza. My G ndi hit bro. Jesus. Ndi By the way, Dumba, Mukuru kamubwira ikintu. Oya namikweho. Hari nje mva muri famille y'abantu baba artiste bose. So hari kamera bahindukiza gute me? tubyige ngo. Shaka kwereka artwork y'umu brother wanje yitwa Christian. Christian hari aho ngaho. Kanze. Nano twebwe tuzi Christian ariko nta n'ifoto agira ntabwo yakwemera kugira. Think is down there. Kandi ari umuhanzi. okay so kwikura okay Dore ni hano. okay Yeah, ikigiye. So, iki artwork gikoresheje indodo main. Kangire gushatse na Niba kamera mwayikuye. Okay. Ukibona? Wow. Yeah, so gikoresheje indodo chimbisha kimeze. Kikiri kuhanya bishemeze. So, akari cyo kiri hano. Donc ni non kamera. Ni décoration. Aho ni wawe ko ari hoteli. Oya hano ni wanje ahubwo byanze gusubira inyuma. Yeah. Yeah. Hano niho rwose tuhita mu cyana. Ufite ikibazo mbere yuko ugenda. Yeah. Alice Banze baze. Eh. Okay. Nari mfite ikibazo hari
collabo uteganya hanze y'u Rwanda? Yego cyane. Ariko tubwire igihugu basi. Hari kolabo mu bihugu bitandukanye, harimo nk'ibihugu bibiri, hanyuma muri West Africa naho harimo igihugu kimwe, ariko harimo hashobora kwiyongeramo ikindi. Buri mwaka hazabavamo release kuva nyuma ya June, I think ibintu bizasohoka zaba ari amakolabo. Imana ibigiyemo, I think zimwe muri zo nazo zizasohoka uyu mwaka. Okay. That's good.